ku ijambo ry'Imana. Imana yashimiye ko tuganiraho uyu munsi. Uwiteka Mwami Yesu, turagushimiye turaguhimbaje. Tugushimiye yuko wabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe muri iki gitondo cy'umugisha. Mwami gira neza, tugushimiye kubwira ijambo uduhaye kugira ngo tubashe kuganiraho. Reka iri jambo rihindure imitima ya benshi kandi ritubere inkomezi yo kuduteza intambwe yo kuzagira mu bwawe bwawe bw'ijuru. Komeza ubane natwe, twiyoborere mu izina rya Yesu Kristo tubisenga twizeye, amen. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Afite intego ivuga ngo kuvuka kwawe si impanuka ku Mana, cyangwa se kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka. Mwene data mudukurikiye kuri iyi channel, turabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Turashima Imana yongeye kuduha aka kanya keza ko kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego igira iti kuvuka kwawe si impanuka ku Mana. Iyi nsanganyamatsiko tuzagenda tuyiganiraho kugira ngo tumenye neza icyo Imana idushakaho. Tumenye icyo Imana ishaka ku buzima bwacu, kandi tumenye neza icyo Imana yaduhamagariye. Burya nta muntu uvuka kubw'impanuka, buri wese avuka kubw'umugambi w'Uwiteka. Reka turebere hamwe amagambo y'Imana, cyangwa se turebere hamwe icyo Bibiliya ivuga kuri iri jambo, kuri iyi nsanganyamatsiko yacu igira iti kuvuka kwacu si impanuka ku Uwiteka. Reka turebe amagambo turasanga muri Esteri, amagambo y'Imana turasanga muri Esteri igice cya 2, turasoma umurongo wa 7. Umurongo wa 7 uragira uti: Morodekayi uwo niwe wareze Hadasa ariwe Esteri, umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina. Kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bari bamaze gupfa. Morodekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Bene data, tumaze kubona aya magambo meza avuga ku mukobwa Esteri no ku mugabo witwa Morodekayi. Reka twongere dusome uyu murongo wa 7 kugira ngo tubashe kumva neza aya magambo. Ngo Morodekayi uwo niwe wareze Hadasa ariwe Esteri, umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina. Kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Reka tugarukire aho ngaho. Uyu Morodekayi yagize ubuntu, afata umwana w'umukobwa ariwe Esteri, arangije aramurera.
arangije amuhereza uburere, mu gihe uwo mukobwa yari amaze kubura umuryango we. Mu gihe byari bimukomeranye, arangije Morodekayi amubera umubyeyi. Turabona ko Esiteri yari imfubyi atagira ababyeyi. Mu by'ukuri biba bigoye kugira ngo umwana abeho neza n'ababyeyi afite. Gusa uwo Imana ifiteho umugambi abaho no mu bihe bigoye. Uwo Imana ifiteho umugambi abaho no mu gihe gikomeye. Biba bigoye cyane kugira ngo umwana ukiri mutoya, kugira ngo umwana abure umubyeyi we. Ariko kubera yuko Esiteri Imana yari imufiteho umugambi, kubera yuko kuvuka kwe kutabaye impanuka, yahise ahita abona undi wo kumufasha, undi wo kumurera, ari we Morodekayi. Kuvuka kwa Esiteri si byabaye impanuka ku Mana, nubwo nta muryango yari afite. Kuvuka kwa Esiteri ntabwo byabaye impanuka ku Uwiteka, kuko hari icyo Uwiteka yari ashaka kuzamukoresha. Kubera ko kuvuka kwa Esiteri atari impanuka ku Mana, ni nacyo cyatumye, reka turebe iyi mpamvu yatumye Esiteri avuka. Turasanga ku murongo wa 9 ndetse no murongo wa 17 mu gice cyacu cya kabiri. Uwo mukobwa umurongo wa 9, uwo mukobwa ashimwa na Hagayi, amugiriraho ubuhake. Hagayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore, aheza haruta ah'abandi bose. Iyi niyo mpamvu yatumye Esiteri akomeza kubaho, kuko yavutse ku mugambi w'Uwiteka. Kuvuka kwa Esiteri nk'uko twakomeje kubivuga ntibyari impanuka. Mwene data wowe udukurikiye, kuvuka kwawe si impanuka. Yewe musore, kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka, kuko hari icyo Uwiteka yagambiriye kuri wowe. Nawe mukobwa urimo utwumva, urimo udukurikirana uyu mwanya, kuvuka kwawe si impanuka. Nubwo wahura n'ibikomeye byose, nubwo wahura n'ibibazo byinshi cyane, Imana yawe iteze ibiganza ku bwawe. Hari impamvu yagusigarije kuri iyi si. Mugabo, nawe kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka, ndetse nawe umubyeyi, kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka, kuko hari byinshi cyane Uwiteka
agufitiyeho umugambi. Kubera ko Esiteri yubahaga Imana, ni nacyo cyatumye Vashiti yigamika kugira ngo umukobwa wubaha Imana ari we Esiteri yime ingoma. Amen. Impamvu yatumye Esiteri avuka, yuko yari ateganyirijwe kuzaba umwamikazi. Tubona yuko Vashiti yari umwamikazi, ariko kubera ubwibone, kubera yuko hari icyo yari yarabuze muri we, kubera yuko hari indangagaciro yari yarabuze muri we, hari ukwitwara neza, hari ibyo atari yujuje, ibyo ngibyo byatumye yigamika. Ni nacyo cyatumye yigamika kugira ngo Esiteri, umukobwa wacu, umukobwa w'Imana, wubaha Uwiteka, uyisenga amanywa na nijoro, ufasha abakene, ujya gusura abarwayi mu bitaro, uhora asengera itorero, uhora asengera igihugu. Ibyo bituma Vashiti yigomeka kugira ngo umukobwa wubaha Uwiteka, umukobwa wamenyeje Uwiteka, umukobwa wamenyeje agaciro Imana yamuhaye, kugira ngo abe umwamikazi. Iyo wubaha Imana, iyo uri intakemwa ku mwami, iyo uri umusore w'inyangamugayo, iyo uri umukobwa w'inyangamugayo, nawe Imana ikugira uw'agaciro, kubera yuko wayubashye, wayibereye inyangamugayo, ukayibera n'inkoramutima. Iyo ibyo ngibyo ubifite muri wowe, Imana nawe ikugira uw'agaciro. Reka twongere dusubiremo aya magambo. Ngiyo wubaha Imana, iyo uri intakemwa ku Mana, iyo uri umusore w'inyangamugayo, ukaba umukobwa w'inyangamugayo, nawe Imana ikugira uw'agaciro, kubera yuko wayubashye, wayibereye inyangamugayo, ndetse ukayibera n'inkoramutima. Iyo ibyo ngibyo ubifite muri wowe, iyo ugendana n'Imana yawe wicishiye bugufi, ugahora upfa ku byaha kubera yuko wiringiye Kristo, nta gituma Imana nawe itakugira uw'agaciro. Mwene data, wavutse kubw'umugambi w'Imana, ntabwo wavutse kubw'impanuka, ahubwo wavutse hari icyo Imana yagushigarije, wavutse hari icyo Imana iguteganyirije. Rero uyu ni umwanya wawe wo kugira ngo ukomeze usigasire icyo ngicyo Uwiteka yaguteganyirije, yagushigarije. Nshuti mwene data, musore, mukobwa, mubyeyi, reka gucika intege, reka kwiheba. Ndakubwira yuko kuvuka kwawe atari impanuka ku Mana, ahubwo hari icyo Uwiteka yagusigarije. Hari umugambi Imana igufiteho, humura. Hari icyo Imana yagambiriye kuri wowe, ku buzima bwawe. Komera kandi ushikame.
nk'uko Esiteri yaje gusubizwa kandi ari imfubyi kandi yari insuzugurwa, nawe ndakubwira ngo humura kandi ukomere kandi ushikame, hari icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Nshuti mwene data, humura kandi ukomere, Imana yawe ntiyagutereranye. Nubwo waba ufite ibibazo, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Humura kandi ukomere, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Nubwo waba ufite ibibazo, nubwo waba uhangayitse, nubwo waba ugeze mu magorwa, nubwo waba ugeze mu bibazo bimeze bite, humura kandi ushikame, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni iki? Ukwiriye kwizera kandi ukagumana ibyiringiro, kuko kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka. Ibyiringiro bigakomeza bikaba hagati muri twebwe, bigakomeza bikaba mu mitima yacu, kuko kuvuka kwacu si impanuka ku Uwiteka. Reka dusome umurongo wa 18 mu gice cyacu cya Esiteri, mu gice cya kabiri mu gitabo cya Esiteri, ku gice cya kabiri n'umurongo wa 18. Umurongo wa 18 uragira uti: maze umwami atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'uko umwami azitanga. Haleluya. Nk'uko twabonye ko Esiteri yavutse ku bw'impamvu, kubaho kwe atari impanuka ku Uwiteka. Uyu murongo wa 18 urabihamya neza kandi urimo ubivuga neza cyane, ngo maze umwami atekeshereza abatware bose n'abagaragu be ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri. Icyatumye umwami atekeshereza ibyo kurya abatware muri ibyo birori bya Esiteri ni iki? Yuko mu muryango w'umwami hari hinjiyemo umukobwa wubaha Uwiteka. Barangije abo ku ruhande bamugiriraho umugisha. Iyo Uwiteka agendana nawe, iyo umwami Yesu umutunze muri wowe, abo ugendana nabo bose, abo bana nabo bose bakugiriraho umugisha, kuko hari icyo Uwiteka yasize muri wowe. Ya mpamvu wavukiye ituma abo ku ruhande yawe, abavandimwe, inshuti, imiryango, itorero, uhuye nawe wese akakugiriraho umugisha, kubera yuko hari icyo Imana yagusigarije, hari impamvu Imana yemeye yuko uvuka. Rero na Esiteri umwami ahangije kubera kunezerwa, kubera kwishima, kuko yongeye kubona
umukobwa yongeye kubona umudamu mwiza, yongeye kubona Esiteri, atuma abatware b'ibwami bongera kwishimana n'umwami. Ngahesha ibihugu bye kubabarirwa. Abari bagiye kwicwa, Esiteri arangije abahesha kubabarirwa. Ibihugu byari bigiye guhura n'ibibazo, Esiteri arangije abihesha kubabarirwa, kubera yuko yinjiye ibwami, kubera umukobwa wubaha Uwiteka, wubaha Imana, yongeye kugera ibwami. Igihugu cyongera kubona ihumure. Mu gihe cya kera umwami yayoboraga ibihugu byinshi cyane. Rero ni nayo mpamvu muri iki gice cyacu harimo ngo ahesha ibihugu kongera kubabarirwa, kubera ko Esiteri yabaye uw'agaciro ku Mana, atavutse kubw'impanuka. Ni nacyo gituma yakijije ibihugu, ni nacyo gituma yagaburiye abatware. Humura kandi ukomere, nawe hari ibyiza Imana yaguteganyirije. Guma mu masezerano kandi ushikame, nuve mu byizerwa, kuko kuvuka kwawe si impanuka ku Uwiteka, ahubwo ni umugambi. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza ibyiringiro muri wowe, ugakomeza ukiringira Uwiteka, kandi ugakomeza ukamubera inkoramutima. Gumamo nk'uko Esiteri yagumyemo, nubwo nawe yabaye mu bigoye. Gumana ibyiringiro, ugume mu masezerano nk'uko Esiteri yagumyemo, nubwo nawe yabaye mu bigoye. Humura ushikame, nawe Imana iragutabaye nk'uko yatabaye Esiteri. Nk'uko twabibonye, Esiteri Imana yaramutabaye. Mwene data, ese hari icyo ijambo ry'Imana rikubwiye? Ese hari icyo iri jambo ry'Imana rya Esiteri hari icyo rikubwiye? Ese hari icyo ryaba rihinduye mu buzima bwawe bwa mwuka? Uyu ni umwanya wo gukomeza kwigenzura. Niba wumva hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, reka dufatanye gusengana. Mwene data wowe utwumva, wowe udukurikirane, niba koko hari icyo iri jambo ry'Imana rikubwiye, reka dufatanye gusenga. Reka dusengane muri aya magambo. Mwami Imana, ndagushimira kubwira ijambo wandikishije. Ndagusaba ngo ume
guhamya nk'uko Esiteri yahamije. Ume kuzirikana ko navutse kubw'impamvu. Navutse kubw'impamvu, ahubwo navutse kubw'ubushake bwawe. Magukomera, magukora iby'ubutwari. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mwami Yesu, tugushimiye kubwira ijambo wandikishije. Tugushimiye kubwira ijambo Mwami gira neza, wemeye yuko uyu mwanya tubasha kumva, tubasha kuganiraho. Reka aya magambo ya Esiteri Mwami gira neza akomeze atwubake mu mitima yacu, nk'uko Esiteri wamukoresheje iby'ubutwari kubera gukomeza kukwiringira, akabasha kurokora ibihugu, akabasha kurokorana ndetse n'abandi bantu benshi. Turakwinginze reka natwe uduhereze imbaraga zo gukomeza kukwizera kandi dukore iby'ubutwari muri iki gihe turimo. Turakwinginze ukomeze ubane natwe, utwiyoborere mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen.